Hello guys, murakaza neza kuri Kiza Pictures. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku bintu ukeneye kugira ngo ushyire video ya mbere kuri YouTube. Ikintu cya mbere ukeneye mu bintu by'ibanze kugira ngo ubashe gukora video uyishyire kuri YouTube, ukeneye kamera. Niba udafite kamera isanzwe, izi ngizi dusanzwe tubona zifata amashusho cyangwa se amafoto atandukanye zifata na video, ushobora gukoresha telefone. Ni ikintu cy'ingenzi, ni kamera nziza ugendana mu mufuka wawe. Ikindi kintu cya kabiri, ukeneye lighting, ukeneye itara. Rishobora kuba ritameze gutya, ushobora gukoresha itara risanzwe ryo mu nzu, ushobora gukoresha amatara atandukanye, ariko reka nkwereke urugero. Ushobora gukoresha kano gatara gatoya cyane, noneho ukarayitinga video zawe. Aka ni agatara gashobora kuguha urumuri rutandukanye. Ubu kari kuri 50%. Ushobora no kugabanya urumuri rwako, ukarugabanya se cyangwa ukarwongera. Reka wongere, urabona ko boom. Niba ukorera video zawe mu nzu, gerageza wegere idirishya, ukureho rido, nurangiza ukoreshe urumuri ruva hanze rwinjira muri icyo cyumba uri gukoreramo. Niba se ushaka kujya ufatira video zawe hanze, it's okay, nta kibazo, wazikorera hanze kuko hanze dufite urumuri rw'ubuntu ari ryo zuba. Ukeneye umuntu wo gukamera. Ishobora kuba ari story ugiye gutanga, ariko iyo story niba ari wowe uyitanga, wowe ubwawe urakenewe kugira ngo ube subject yo gufilima se cyangwa yo gukoresha kugira ngo ubashe kugeza ku bantu kuri content ushaka kugaragaza kuri YouTube yawe. Ikindi kintu cya kane ukeneye kugira ngo ushyire video kuri YouTube, ukeneye tripod, ukeneye umuntu wo kugufasha kugira ngo ufate video. Ariko igihe utamufite byaba byiza ushatse tripod. Igihe udafite tripod nabwo nta gitangaza cyaba gihari, kuko ushobora gufata ibitabo ukabigerekeranya, ushobora gufata ikindi kintu kikwegereye icyo ari cyo cyose, ugaterekaho kamera, ugapositiona neza kamera ko uri kureba muri lens, noneho warangiza ugatangira kuvuga icyo ushaka kuvuga. Iyo ufite tripod uyiterekaho telefone yawe cyangwa se ugashyiraho kamera, noneho warangiza ugatangira kuvuga ibyo ushaka kugeza ku bantu bagukurikiye kuri YouTube channel yawe. Ukeneye ikintu cyo gufata amajwi. Ntuzigera n'umunsi n'umwe utekereza gukoresha amajwi aturutse muri kamera. Niba ugiye gufata video, menya neza ko amajwi ari ikintu ugomba kwitaho. Sound nziza, microphone ushaka kugira, ushobora gukoresha iyi microphone. Ni microphone idahenda, ishobora kujya kuri kamera cyangwa se ikajya kuri telefone. Iyi microphone urayikeneye igihe icyo ari cyo cyose ugiye gufata video. Ugomba kumenya neza ko amajwi ari kwinjira muri kamera yawe ameze neza. Udakoresheje microphone yo kuri kamera, ugomba kuba ufite mikrofone yo hanze kugira ngo ufate amajwi meza kandi ari clean. Ikindi kintu ukeneye kugira ngo ukore video uyishyire kuri YouTube, ukeneye plan, ukeneye gutegura ibintu byawe ugiye kuvuga. Biroroshye ko niba ufite ibintu ugiye kuvuga, shaka big, wandike ibintu by'ingenzi ugiye gukoresha, ingingo z'ingenzi ugiye kuvugaho, uzandike ku ruhande. Ushobora gukoresha agakayi kameze gutya, ushobora gukoresha agenda nk'iyi ngiyi. Niba uyifite ushobora kuyikoresha. Ukeneye computer yo gutunganyirizaho amajwi, amashusho byose umaze gufata. Ariko gusa igihe udafite computer, telefone yawe nongere mbisubiremo, wibuke ko ni igikoresho ugendana ariko gishobora gukora ibintu byinshi bitandukanye. Byose birashoboka igihe udafite computer. Ikindi kintu ukeneye software yo gukoreramo cyangwa se yo guhuza ya amajwi n'amashusho, ugakata neza ibintu udakeneye, ibyo ukeneye ukabyegeranya ku buryo uvuga icyo ushaka kuvuga. Urugero, niba ufashe ibintu by'iminota 20, ntabwo ariko byose ugomba kubikoresha. Ugomba gufata ibintu byawe ugakora ibyo bita cutting, cyangwa se ukabikata, warangiza ukabyegeranya, warangiza ugakora video ukeneye. Niba ari video y'umunota umwe, niba ari video y'iminota 2, ukayikata. Aho hantu yikatira rero niho bita muri software. Ukeneye internet kugira ngo uploading ibintu bigaragara neza kuri
YouTube, bifite resolution YouTube ikeneye, bigaragara neza, hagezweho amashusho ari muri 4K cyangwa se ari muri Full HD cyangwa se HD. Ayo mashusho yose kugira ngo ubashe kuyauploadinga nuko uba ufite internet yihuta. Ikintu cya nyuma rero ukeneye ni internet yihuta kugira ngo ubashe kuuploadinga video yawe umaze gukora kuri YouTube. Urakoze gufata igihe cyawe ukareba iyi video. Niba uyikunze kanda like, niba utari wakora subscribe kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona video nk'izi ngizi tubagezaho hano kuri Kiza Pictures. Ciao.